tuvugana generali hamuri ya Kutumba akomeje kugaba ibitero yemeje kwirukana mama 30 bice byose yerereyemo. Urugamba rurahindutse ku mugoroba kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 2026 over nyuma yuko generali hamuri ya Kutumba ageze neza ndani kwa Uvira ahinduye ibintu nyuma yuko kandi yagiye yumvikana kenshi anenga aba Fardc agize ati twongeye kugaruka muri Uvira biragaragara ko iyi ni intangiriro ikomeye dufite tugiye kwintego yo kugera Bukavu twirukana M23 basore bo mu cama nyoboye tugomba gukora akazi mpaka umwanzi wacu waduteye tumusubije mu birunga tugomba gukoresha imbaraga zose bidatinze tukagera Uvira tukagera Uvira mu marembo dusoka tubirukaho tukabavana no mu birometero 10 bashinze ibirindiro tugakomeza mpaka Bukavu tukazamuka Karehe tukazamuka Minova mpaka Goma tugakomeza Masisi tukabageza mu birunga kuko ntabwo dushobora kwemera ko ubutaka bw'igihugu ubwigarurirwa ndetse ntabwo tuzigera twemera ko abaturage bacu bagirwa imbohe nibyishimo bikomeye kuba twongeye kugaruka no muri Uvira ni mu gihe kandi Hamuri ya Kutumba gifite ikoranabuhanga mu ntekerezo ze ndetse akagaragaza ko abazarendo mu gihe aribo baba bariyoboye ibitero bizabasha gutanga umusaruro umwe mu barinda Hamuri ya Kutumba undercover yagize ati numvishe Hamuri avugira ku cyombo avuga uti nabibabwiye kenshi ko impamvu dutsindwe izi drone muzana ntizitanga umusaruro nuko nta bazarendo bazi kuzikoresha abasirikare ba Fardc bo babaye abagambanyi rimwe na rimwe ari n'igihe bahakorodona umwanzi maze bakohereza drone agahita yirasa byoroshye turasaba ko mwadufasha abazarendo bagatozwa akaba aribo barajya bakora banakoresha izi drone kuko mu gihe zaba ziri gukoreshwa n'abazarendo twaba twizeye ko zitanga umusaruro ngira ngo mwabonye ibyabaye muri ho plateau twasabye umusadu ubwo force zacu zari ziri ku butaka ariko indege zaratinze ibyatumye batuvanamo ndetse dutakaza n'abahungu bacu rero mu gihe drone zaba zikoreshwa n'abazarendo twizeye ko umusaruro uzaboneka ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binavugwa ko inzira yamaze guhinduka Frdc nyuma yo kugera muri ibi bice byo muri Uvira biravugwa kandi biremezwa ko yatangiye guta muri yombi babandi mwabonye basahura inyubako za leta ndetse n'insengero mu rwego rwo kugira ngo bace akavuyo ni mu gihe kandi itangazo ryasuwe na Fardc rigaragaza ko M23 iri Ruvunge ndetse na Sange mu birometero 10 uvuye neza muri Uvira aho bagaragaje ko nubundi bagomba kuzirukana M23 bagakomeza kugenzura ibice byose by'igihugu ariko M23 kugeza ubu nta kiratangaza ndetse bamwe bafite impungenge bavuga bati M23 yasabye ko uyu mujyi wagenzurwa n'ingabo zidafite zibogamiye ariko Fardc yahagarutse ibiragaragaza ko Isirayeli yose nubundi ashobora kongera kubaho ikindi gitero kandi iki cyo tuzabona bafatiramo n'abajenari bakomeye ni mu gihe kandi bamwe bati byo muvuga ni mubizi hano Uvira abakomanda kabarabe mu 23 bahari bazagenda bacakira bari abautokrame bigize abajenari muzajya mubone babafashe amwe ntimutekereze ko bapfuye kurekura umujyi gusa numwe mu batebye agatero ururwenya ariko byose biranashoboka aho ravuga uti birumvikana ntabwo bari gupfa kugenda nta buryo bateguye bwo kugira ngo bajye bamenya makuru birumvikana ko hazagenda hagira bimwe bikorwa ni mu gihe kandi muri M23 amakuru nakiriye umwe muri undercover muri M23 beauty ibyo bavuga ngo Uvira bayisubije no kubeshya ntabwo tuzigera twemera ko bakongera guteza amakavuyo nk'akabaye yego barahari ariko natwe turi hano hafi Sange no muri Ruvunge
amakuru yose turayakurikirana akantu ku kandi mu gihe twabona ikosa iryo ari ryo ryose ribaye cyangwa se bakomeje guhohotera abaturage twe tuzatabara kuko icyo turwanira ni ukurengera abanyekongo muri rusange. Twe turashaka amahoro ariko izi ngabo usanga kenshi zibangamira abaturage. Ntabwo tuzigera twemera amanyanga yabo bakora mu gihe turi hano hafi. Ngayo rero namwe mu biri kugenda bitangazwa na bamwe bo ku ruhande rw'M23 na Fardc. Reka rero ku murongo wa telefoni tubaze Karembaye Babra tubwire byinshi ku bijyanye na operation yateguwe na muri yo kwisubiza ibice bimwe na bimwe bitandukanye. Bwana Karembaye Babra wiriwe neza? Mwiriwe neza, muraho neza. Karembaye Babra mpaye ubutumwa urambwira uti General Amuri Yakutumba nyuma yo kugera Uvira umujyi yari asanzwe afitemo inyubako nyinshi yagiye yubaka, dore ko ari n'umwe mu bagabo bafite amafaranga menshi. Wambwiye uti urugendo n'ubundi arashaka kujya kubohoza inzu ze afite muri Bukavu, bihagaze gute? General muri Yakutumba we akomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo arebe uburyo ki abohoza ibice byose bitandukanye, kuko mu makuru mfite nuko ari gutegurwa ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'igisirikare, bawazarendo b'abasirikare Fdnb n'abandi batandukanye bagomba kugaba ku mutwe wa 23 mu bice byose yerereyemo. Yego. Cyane rero navuga yuko imisozi iri gukomozwaho ni imisozi ivuga yuko uyu mutwe wa 23 wagiye ugaragara yuko wavuye muri Uvira, ariko nanone bikavuga yuko imisozi yegereza Remera, ya misozi yegereye hafi na n'Imurenge n'ubundi mu byerekezo biri hafi neza na za Kingwengwe, Kihande, iriya misozi ya za Kidija hafi y'iriya mihanda n'ubundi iva Minembwe yerekeza Uvira, hakavuga yuko ari uyu mutwe wa 23 uryamye. Yego. Aha rero niyo bivuga yuko uwitwa General muri Yakutumba ari gutegura ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa 23 ngo bigomba gukomeza kuwusubiza inyuma, ariko nanone bikavuga yuko amakuru mamo nuko igisirikare cyari kuvuga ko Kongo ndetse kandi abafatanyabikorwa babo cyane cyane bawazarendo ubona yuko bakomeje gukaza ibintu cyane, bavuga bati twebwe turakomeza cyane nabo kandi dushaka kwikuramo. Yego. Bwana Karembaye Babra kugeza ubu habari izindi mbaraga wenda zongerewe zishobora kugaragaza ko ibyo bintu bishoboka mu gihe twabonye babavana n'ubundi muri ibi bice, ni gute noneho ubu ibyo bakora byaza gutanga umusaruro? Ni igiki bahinduye kugeza ubu Bwana Babra? Navuga yuko icyo bahinduye wenda ni confidence ubona bafite cyane zo kwataka uyu mutwe bitandukanye wenda n'ibyo twabonaga mu minsi ishize cyangwa mu gihe gishize. Yego. Ariko mu mpinduka zindi ngo bakoze ibi baretse ibi, ndakubwiza ukuri ko nta kintu gisanzwe ubona yuko Fdc igeze ikora. Intwaro zo bafite ni za zindi zisanzwe nk'uko bari bazifite, ariko mu makuru dufite nuko ibi byose confidence baziterwa nuko n'ubundi Fdc yabemereye yuko igomba kubafasha mu bitero bya drone, bigomba kubanza gusa naho yahamura uruhare rw'abasirikare b'23 bakava mu bice barimo bya hano muri Kivu y'Amajyepfo, nabo bakabona uko bataka baturutse ku mihanda iva Uvira yerekeza Minembwe, imihanda iva Minembwe yerekeza za Bukavu, nk'uko bo babivuga yuko bagomba kwataka kandi ngo intego bagomba kwishyira. Yego. Kugeza ubu kubirebana no kugenzura Uvira, ibyo biri gukorwa mu buhe buryo? Strategy iri gukoreshwa ni iyihe? Umujyi dushobora gukeka ko n'ubundi haba hishema aba M23 cyangwa se M23 nayo hafite ubutasi bukomeye nyuma y'uko yari imaze igihe kinini hagenzura. Ibi byo uruhande rwa leta ruri kubyitwaramo gute Bwana Karembaye Babra? Kugenzura Uvira rero aka kanya navuga ko batarakora operation wenda z'imikwabo ushobora kuba yakorwa na Fdc. Yego. Ariko bakumamo nuko Fdc ifite imikwabo igomba kwibasira cyane ibice birimo abaturage b'Abanyamurenge, ariko bakuzwa bamwe mu bantu rero ko bakora ibikorwa bikomeje kugaragaza ko bashaka ibijyanye n'ivanguramoko cyangwa se bategereje ku bwoko runaka, ariko n'ubwo bigaragara ko bikoranye ku ruhande rw'Abanyarwanda kuko benshi bafite bitandukanye. Yego. Ariko igihari biravuga yuko muri iki cyumweru cyane hano hari ibibazo ku baturage bari bazwi yuko bacumbikira cyangwa bakorana na 23 y'amazi, dore ko n'abakekwa yuko bafite n'abana hagati mu mutwe wa 23. urabona yuko n'ubundi Fdc yo uko irwana urugamba n'ubundi yo yacyafite bituma mu gatatu akakanya iri niba yaramukiriye agapya ngombwa yuko ko kigaruka muri Uvira yakongera gushyigikira 23 aricyo kintu cyaka.
yego kubirebana n'ibijyanye n'urujya n'uruza haba abaturage bari gukumirwa bwana Karemba Aimable nk'umuturage uvuye Bukavu yemerewe kwinjira muri Uvira cyangwa se uvuye muri ibice bya Sange na za Ruvunga ari kwemererwa kwinjira muri Uvira mu buryo yishakiye? Bamwe na bamwe barinjira ariko nanone biragoranye cyane kuko hari amabariyeri cyane nko ku muhanda w'Isosinari 5 bazakirwa ugana za Ruvungi, yego hafi y'imisozi yegereye ahitwa za Rungutu hagiye hashyirwa amabariyeri ku ruhande rwa Fardc. Icyo rero ni ikimenyetso kigaragaza yuko Fardc n'ubundi nayo ivuga iti ntabwo neza yuko uyu mutwe utagaruka mu bintu bice byerereyemo. Yego kugeza ubu kubivugwa ndetse n'ibigaragara biravugwa ko Burundi bwongereye force mu bice bya Baraka ndetse no gukomeza za Karmi yo ndetse no muri Lake Tanganyika naho bahari. Zo bihagaze gute kugeza ubu? Update nize bwana Karemba Aimable. Mu gihe hari imisozi y'Ikaremi, imisozi y'Ifizi, deployment zo zirakorwa uko umunsi ugenda uzaza undi, ariko none bijyana n'uko n'ubundi igisirikare cya Fardc kivuga kiti ibi byose tugomba kubihuza n'uburyo imbaraga zacu tugomba kuzubaka tuba ibitero mu bice n'ubundi uyu mutwe w'amako 3 wigaruriye. Yego cyane cyane rero imisozi ikomozwaho ni imisozi yano za Powe 0, nyuma y'uko n'ubundi amako 3 ifashe Powe 0. Aho igihari igisirikare cy'Uburundi mbere mu masaha mu gitondo bijyana n'iminsi ishize n'ubundi muri iki gihe tumaze iminsi tubona abasirikare b'Abarundi babohereza mu bice byinshi bitandukanye. Ubu mu Bibogobogo hazanwa abandi basirikare b'Abarundi barenga hafi 700. Amakuru kandi ahari nuko ibi byose biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo igisirikare cy'Uburundi gikomeze gikusanye imisada y'abasirikare n'ibikoresho bigomba kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa 23. Yego kugeza ubu biravugwa kandi biri kugaragara ko hari ibihugu byabigiye kuba byagira uruhare rukomeye muri iyi mirwano. Haravugwa Tanzania, haravugwa Zambia, hakavugwa na Afrika y'Epfo. Mu by'ukuri haba hari ibimenyetso bindi bishya byaba biri kugaragaza ko bagiye kongera kwisuganya bagafatiranya muri iki gihe Uvira yongeye kugaruka mu maboko ya guverinoma. Kwisuganya kwabaho cyane dore ko Tshisekedi Tshilombo nyuma y'uko abona ko kurwanya intambara mu buryo bwa gisirikare akenshi byagiye bigorana cyane nk'imikoranire hagati ya koalisiyo, ko harimo abazalendo hakaba abasiza Fardc Abarundi ku mirongo imbere ku rugamba, hakaba yuko atari harimo kwisuranamo cyane. Yego ubu Tshisekedi Tshilombo yaravuze ati mu gihe abari kuturwanya bakomeze kugaragaza ko bafite imbaraga bikanane nyine politique de diplomatie muri gishoboka cyose kugira ngo nihuze ko bashobora kuba bagira imbaraga zo kurwanira mbahite bansaba ibyo bangomba nanjye bame ibyo bangomba. Niyo mpamvu yuko Tshisekedi Tshilombo ari gutanga igitambo cyose gishoboka. Tanzania yo byemezwa yuko bamwe na bamwe bamaze no kwagira abo Barundi tubona muri Kivu abenshi usanga n'ubundi ari Tanzania nayo biganjemo bamwe bivuga yuko biyambaza n'impuzankano za Tanzania. Icyo tutaramenya ni nka Zambia cyangwa South Africa, ariko nayo turacyari gutoza ngo tumenye uko iri kwibitse kandi kweriye kubijyanye n'iyi. Yego Karemba Aimable noneho reka tujye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Warikare naho wambwiye uti ibintu ntabwo byoroshye. Warikare kuri ubu bimeze gute bwana Karemba Aimable? Warikare ho ni inkuru n'ubundi zisanzwe, ni imirwano nk'ubu Warikare. Amakuru mfite ni uko mu bice byinshi bitandukanye bigize amajyaruguru ya Warikare hitwa za Mpofi, imisozi ya za Umutekano ya mbere na Umutekano ya kabiri mu byerekezo bigana hafi neza na za Nyamiyanda, Wenga, ahitwa za Mutongo. Aha hose igisirikare cya Fardc gikomeje kuzana imisada y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare bari guturuka mu byerekezo n'ubundi byarambye mu merekezo y'amajyaruguru cyane cyane muri Warikare n'ubundi baberekeza muri ibice kugira ngo baze basapotinge abandi basirikare bahasanzwe cyane FDL bazarendo bamaze imisoro muri ibi. Yego naho operasiyo zo zihagaze gute? Haba hari ibice wenda byamaze kuba byabatombe cyangwa se bizakongera kugira garuka mu bugenzuzi bw'uruhande urwo ari rwo rwose? Operasiyo ziri gukorwa cyangwa zakozwe. Yego gusa mu kuri Kanya ko zishobora no gukorwa zikurikije uburyo situasiyo ihagaze. Yego
kandi FDC biravuga yuko iri gutegura urugamba rudasanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane warikare yose yo baranayishaka bijyana nuko no mu bice byinshi by'ingenzi bya Masisi bishaka n'impamvu bumva yuko icyambere FDC gukoresha no kwitegura urugamba bijyana nuko n'ubundi kugaba ibitero byari ibintu bigomba gukorwa mu buryo bwa kinyamwuga. Yego bitandukanye n'uburyo bagabaga ibitero mu minsi ishize. Yego Masisi naho haravugwa imirwano ikomeye, abazarendo baraye bacakiranye bikomeye na AFC M23. Ibyo muri Masisi byo bihagaze gute kugeza ubu bwana Karemba Aimable? Masisi nta kindi ni deployment mu misozi wenda ya Mweso, ni deployment mu misozi yegere hano imihanda ya Nganzo uva za Sake uzamuka ugana mu byerekezo bya za Kishanga. Urabona yuko cyane igisika cy'umutwe wakomeje kudeployinga abasirikare ndetse kandi mu misozi yegere za Kinigi. Yego kugeza ubu kubivugwa ndetse n'ibigaragara twabona shusho ki y'imirwano muri uyu mwaka wa 2025 mu buryo bwawe nk'umuntu ubikurikiranira hafi? Turaza kwitega iki kurikije ibiri kubera warikare, ibiri kubera Rucuru, ibiri kubera no muri ibyo bice byo muri Sud Kivu byose? Twaza kwitega iki bwana Karemba Aimable? Ubu rero icyo twakwitega nkurikije ibiri kubera Rucuru, nkurikije ibiri kubera Rugero, nkurikije ibiri kubera Masisi cyane navuga yuko dushobora kwitega intambara zitandukanye kandi twitega imbaraga zisanzwe zitandukanye nizo twabonaga zishobora kugira ingaruka zikomeye ku ruhare rw'uno mutwe. Yego ahangaha navuga yuko wenda nk'umuntu ushobora kuvuga ngo FDC hari agace yambuyemo amaboko atatu ntajye ngo hari igikuba cyacitse kuko n'ubundi biri kugaragara mu bimenyetso byinshi bitandukanye, aho benshi bari guca amarenga cyangwa banatebye bavuga bati M23 yamaze kugambanirwa n'abari bayishyigikiye. Ubona yuko rwose ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Icyo twakwitega n'ubundi nuko FDC yo ubona yuko yizeye intsinzi muri iyo minsi ndetse kandi no kurwana mu buryo butandukanye, ariko nanone bijyana n'uko uyu mutwe nawe uvuga uti natwe twiteguye nk'uko twari dusanzwe twiteguye, kuko nawe uri kuvuga uti niba ari abasirikare turajyana kuri training abashyashya bane n'abandi bari basanzweyo, niba ari imbunda bafite nini turazizana, drone wenda natwe turagerageza dufite ubushobozi nk'ubwo dufite. Yego urabona ko icyo kigazi ku rugamba nyine n'ubundi zitandukanye zo kubona. Yego reka utubwire n'ibya Rubero na Butembo naho hamaze iminsi hari andi makuru yumvikana, ho bimeze gute kugeza ubu bwana Karemba Aimable? Rubero Butembo nta kindi gihari, ni rwano Rubero hamaze iminsi naho humvikana imirwano idasanzwe zigire za Masireke, ariko nanone umwihariko hari mahanga kuva Rubero berekeza mu Butembo ziri gukorwa Butembo kundi ku ruhande rw'imihanda iva Rubero yerekeza Butembo. Yego Karemba turi kugenda tugana ku musozo, ubwo rero ndagira ngo ni andi makuru ndetse tutaba twibutse kukubaza yatuganirize nabyo tubwire ibigaragara ndetse n'ibihari. Karemba ntabwo tukumva neza ngo nibijyanye n'iki? Imikwabo igamije iki? Iyo mikwabo ikorwa hari abari gufatirwamo, ese abafatwa ni abasirikare, ni abasivili, ni bande bari gufatwa kugeza ubu? ibibazo usanga bifata n'ubundi ariko babona mu bazendo kandi datiripotinze ngo bigaragaze ku bayoboye societe civile kuko cyane urabona yuko ari cyo gihari cyane. Ese Karemba Aimable hari abazarendo kugeza ubu basubiye mu buzima busanzwe babaye abasivili batakijya ku by'urugamba, cyangwa nta muzarendo ujya usubira mu buzima busanzwe? Karemba uratwumva? Aimable uratwumva? Yego ndabumva cyane. Ni kuko baza nti hari umuzarendo kugeza ubu urasubizwa mu buzima busanzwe? Nupango mu wazarendo benshi
cyane nko muri Masisi muri Nyiragongo Rushuru n'ahandi hatandukanye bagiye bahari no muri Kivu bagiye bahitamo kwisura mu buzima busanzwe intwaro bazakira hasi nyuma y'uko intambara yagiye ikomera cyane mu bice byinshi bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego urabona yuko ariko situasiyo ihagaze. Yego Karemba Aimable, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongere gucuka ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.